tangiye bakubwira ngo kubw'impanuka umugore gutwara agaskuta ke akugongera urutare rwo ngaho gusa ntabwo arazi ko agiye kuba umukobwa w'umugabo w'umukire cyane ahita aza kureba ko yakora urwo rutare ruraho ngaho gusa muri ako kanya wacagaho afite akataxi ke ahita amubaza ati bite byawe ntabwo ucuruza icyayi ko nashaka kugura icyayi gusa kiri muri ibyo ngibyo yaramwitegereje arebye mu isura abona neza ari gusa nk'umukobwa barangishaga atera umukobwa w'umukire cyane ufite akantu ku jisho kariho kamwe bakita nk'ikibibi cyangwa se umwana ati baratubwiye tumuntu uzamubona azakira miliyoni 10 z'amadolari rero nanjye ndazitegereje rwose wese nkagutwara nkakugezayo wenda ko twabona ayo mafaranga tuyabonye kujyana kuri famiye yawe waretse nkakujyana kuko ukambabarira amafaranga yatwara gusa umukobwa ntabwo yabyumvise ko yumvaga ashobora kuba yibeshye kuko yarazi ko ari imfubyi n'ababyeyi agira ati ntabwo nakizera ko nafite ababyeyi kuko we ntabwo yabyimvishaga na gato ko yagira ibimuranga byuko ari umuntu wo mu bakire mushobora ati mbabarira basi nkusabe kugira ngo bagupima DNA wenda niba amagace kawe wenda ko umusatsi wawe kagira icyo kamarira kuko bashobora kumereza amafaranga arenga 200,000 kandi uruvane mu madolari menshi ati amafaranga yakaba ari kumfasha imyaka 2 ntakora rwose kuko ayo mafaranga rwose nyakura mu myaka 2 umukobwa amugira impuhita amupfura no kumusatsi aramuhereza kubwo kugenda kugira ngo arebe ko yagerageza wenda yatanga igitekerezo kizima akamara ku mafaranga gusa nta gitekerezo yari afite ku buzima bwe bushobora kuba bugiye guhinduka iteka bukamera neza kurushaho umunsi ukurikiyeho umukobwa disi yanaraye ahantu bisi ziparika yaje kubyuka umukecuru aho ngaho amuzana igitumba amugiriye impuhwe arakimureza kugira ngo ariko yakirya acyumva ubushyuhe bw'igitumba wa byese bimusubiza inyuma mu ntekerezo ahita yibuka sheri agatangaza mu minsi mike ishize aho sheri wazaga ari kumubwira ati rwose sheri wanjye nagira ngo nkubwire yuko namaze kumenya ababyeyi banjye banyabo bambyara bari mu mugire mfite kujya kubareba nkajya kure umuryango wanjye nyuma yo kumubwira gutyo nyine umuhungu yaje kugenda baza no kurekeraho kuvugana hashize nk'icyumweru uwacurizaga ku iseta imwe yasaza kumwereka amwereka kuri live stream amubwira ati ndabona sheri wawe yabaze kuba umukire yabaye amaze kubona umuryango ukize nibwo umukobwa yahise amenya ko ibyo umusore amubwiraga byari byanyabyo yamaze kubona umuryango w'umukire umukecuru akamubwira ati mwana wanjye nabonye ibintu byinshi abantu nk'aba ngaba batangiye kujya mu miryango y'abakire batangira kwirengagiza abantu gusa umukobwa akambwira ati mukecuru ujye utuza sheri wanjye ndamuzi ndabizi ko ankunda cyane ati ndetse sheri wanjye twarakuranye mu kigo cy'imfubyi baranakubwira ngo mu myaka ishize umukobwa yajyaga agenda agakora akazi kose kabonetse kugira ngo areke umuhungu yakiga wakigomwa kwiga udufaranga twose yasevize mu two yacuruzaga akatwishyiramo umusore gusa bidatinze ukuri k'ubuzima kwamugushijemo hashize agahishe rero yaje kugaruka amubona amugarukiye aje kumureba gusa umukobwa amwitegereje abona aracyambaye ya myenda n'ibindi asanzwe yambara amubwira ati se iyo myenda usanzwe wambaye kuki cyambaye ntago wagiye mu rugo nyine rw'abakire wakabaye wambaye imyenda y'abakire kuko ufite ababyeyi b'abakire cyane rero sinzi impamvu wakabaye wambaye imyenda wakabaye barakugwinda indi myenda gusa shira amubwira ati rega abakire n'ubundi ushobora kubabonera inyuma ukabona wenda baba ahantu hameze neza gusa nubwo nyine ubona hanze baba bameze neza bakize ariko bafite amamiliyoni y'amabanki menshi cyane rwose mu mabanki batarishyura ati nanone rero nubwo ubona ndi hano naje no kugira ngo mfate ibintu byanjye byasigaye ngaha kugira ngo ngende ndebe ko namana ubuzima bwanjye busigaye n'ababyeyi banjye nyine bambyaye umukobwa yahise yumva uburibwe buri kugenda bumusanganira bumusatira mu mutima avuga ati se aje kunsezeraho bahise baza kuba baryamye ubwo umuhungu yari afite gahunda yo kuba yagenda atangira kumubwira ati ku mafaranga twamaze gusevinga ndagira ngo ndebe ko natwara amafaranga make ayandi nkaba nayakurikira wenda ukaba wasigana ukayakoresha mu buzima bwawe umukobwa yahise yumva icyo umusore ashatse kuvuga bivuze ko nyine ashaka kumukatira akigendera yahise ahindukira kugira ngo akababaro kadakomeza kuba kari kenshi anamureba ako kanya shiri wabonye ko ashobora kuba yasinziriye ahita afata telefone ye asa nk'ugiye gucata n'undi muntu gusa umukobwa yari afite amatsiko yageze gutya kumburira amaso arebye abona ameze nk'ari gucata n'undi muntu w'umukobwa bisa nk'aho ari umukobwa wahoze bakundana ibi byatumye disi agakobwa gashengurwa cyane ku buryo byagize ananirwa kwihangana araturika ararira umuhungu ahita abyumva ahita agwa mu kantu ko ntago yari azi ko ari kumwumva yahise guhagurukira amanjiriwe ahita amureba umukobwa ahita amenya ko yamaze kumuvumbura gusa kita kihagararo cyamubwira ati ntago rega tukibarizwa mu isi imwe ubu ngubu ndi kubarizwa mu muryango ukize w'abakire cyane ati rero ndumva nta buryo nakabaye nkomeza kuba mu kazu ngaka ka aparitoma umukobwa byese mubabaza na murakaza aramubwira ati se wibagiwe isezerano twagiranye unsezerana hagati yanjye nawe umusore akibyumva amutura umujinya atahubwuraga kuzi k'ibyinyo ushaka kugira ngo nkure amafaranga kuri amaze kumenya ko ndi umuryango w'abakire ati ko wamenye ko namaze kujya mu mafaranga rero uragira ngo ukomeze unyizirikeho ati kwanza uku kwezi turi no kubamo n'injye wakwishyuye ndagusabye sohoka muri ino nzu uvangaho unagendeye umukobwa byose munanira kwihangana ahita amusigamo urushyi arangije afata imyenda ahita agenda kimara gusohoka sheri we ahita gufata telefone ahita guhamagara bahoze bakundana mweza voice note amubwira ko agakobwa yamaze kugasohora hanze ati ahubwo bahura vuba bidatinze ibi byose bituma umukobwa ahita avanga akagenda akahita afata kagaskuta akahita akomeza akigendera akomeza mu mihanda ari kugenda bitekerezaho ni nabwo aje guhana
taximani yagira gutya mwibeshyeho yarangiza akareba ku isura ye akaza kumusangaho kakamenyetso kagaragaza ko ashobora kuba ari wa mwana abashyore gushakisha wabuze. Nk'uko twagiye tubibona amafaranga baramwemera arenga miliyoni 10 yose nk'igihembo nyine ku cy'umuntu wari kuzamubona. Yakomeje kubwira umukobwa aramubwira ati rero ndagira ngo tugende kuba twajyana bareba ko bagupima kara nimba umukobwa wabo wasanga ari bo tukaba twabona amafaranga menshi cyane. Gusa ibyo byose yarabyanze cyangwa kure no kumuhereza umusatsi arangije arawutwara. Gusa nyine byasaga nk'ari agatangaza kagiye kumubaho nubwo batarabizi nk'uko bagendaga kubwira hano. Batugareho twari turi tuvuyeho yibukaga umuhungu n'iki byose amaze kurya cya gitumbuwa. Yahise yibuka ko ari ikintu ashobora kuba yataye muri ya rugo, yataye ikarita ya banke ye, kandi ubu noneho bari bamaze no gushwana. Ntabwo yumvaga uburyo bwasubire muri ya rugo agenda avuga ashaka ikarita. Gusa byari ngombwa ko ahaza. Gusa akigera mu rugo rwe akigira gutya ngo akingure asanga kuri aparitoma yamaze guhindura serire, yayihinduye nijoro. Ahita gufata telefone ngo ariko yamweza voice note agira ikintu amubwira mugategarura amafaranga yanjye nyine kugira ngo mbone ku mafaranga yanjye nanjye mbone uko nakiberaho. Ako kanya kagakobwa bahoze bakundana ubu ngubu babirimo neza kese kamuzana ikarita ati ikarita rwose iriho amafaranga ahagije, ayo mafaranga uyafate nkaho nyine ari amafaranga wakabaye warabonye muri ya myaka nk'itanu nurangiza ubundi uze kureka umugabo wanjye. Umukobwa avuga ati amafaranga navunikiye nakoreye kino gihe cyose ubu ngubu uri kuyasangira na sheri wanjye. Kobwa gasigaye gakundana na sheri we kamubwira ati ahubwo vangaha utureke twenyine njye na boyfriend wanjye bitihise uzabyishyurira. Gusa umukobwa yabyirengagije yigarukira handi yacururizaga akomeza kwicururiza. Bidatinze hahise haza groupe y'amabandi. Ibintu bye byose byari biri aho ngaho batangira kubyangiza, batangira kwimenagura bamutera ubwoba cyane avuga ati bidatinze ugomba kuvanga ukagenda mu gitondo ube uvanga wagiye. Nibwo yaje kumenya yuko bishobora kuba ari shiri we wabohereje afatanyije na kare gashinze basigaye bakundana. Ibyo byose bimurenga kubera kubona ubugambanyi bari kumukorera. Amaso yahinduka ibishirira ahita burira imbaraga aho ngaho aza kongera kwikangura yisanga mu bitaro aryamye ku gitanda. Agifungura amaso asanga ari abantu bamuri hejuru bambaye neza, bambaye imyenda ikeye. Atangira kubitegereza bisa nkaho atunguwe. Ako kanya yahise yinjira umuganga agufite ibisubizo bya DNA test byasaga nkaho ari babandi bakekaga ko ari ababyeyi be. Barebye basanga ibisubizo bya DNA bigaragaza ko ashobora kuba ari umwana wabo. Yitegereje raporo bazanye hano arebye ahita yikanga avuga ati ni gute bano bantu twaba dufitanye isano, twaba dufite ikintu dupfana. Bahise bamuhobera cyane avuga ati ubuzima bwacu dusigaranye tuzabukora neza tugira ngo dukorere wowe. Ati tukwitayeho cyane, ati ndetse turanagukunda cyane. Isese avuga ati ngiye no gutegura ibirori byo kugira ngo nerekane umukobwa wanjye w'igikundi duserebure ko tuhuye nawe. Ku rundi ruhande sheri we yahise yumva amakuru. We na kano gakobwa asigaye baharanye muri ino minsi aravuga ati umukire dufite hano muri zino karitsiye agiye kwakira umukobwa we. Ati rero ndakeka natwe twafatiraho tukubaka connection iri hagati yacu n'umuryango wabo ko nabakire cyane, rero byatuma natwe tuzamuka mu ntera, kampani yacu nayo ikazamuka. Bidatsinze umukobwa bahise bamuzana mu rugo rw'ababyeyi be. Abakozi bahita bamwunamira itagiramo n'akikango avuga ati gute bananyunamira kuko ibintu bwo yabonye mu buzima bwe. Bahise bamuzana muri famiye ye baza no kumwakira. Ntibyatinze nyine umunsi w'ikirori warageze. Nyine wa sheri we nubwo sheri wamukatiye yari kumubwira tuzi kwitwara neza imbere y'umukobwa w'abakire ndetse n'akagashinze bari guteretana akakomeje kumubwira ati witwaye neza rwose turebe ko twaza kuzamuka. Ati kandi ndanagushyigikiye kwigira inshuti turebe ko twaramuka kabiri. Komeza avuga ati mukomeze muze no kumufata neza nyine bize kumera neza. Gusa icyo batari bazi umukobwa bafashe nabi, umukobwa batoteje, umukobwa bavugiye amagambo mabi, akaba ari n'umukobwa noneho w'umukire wa mbere uri hano muri zino karitsiye zose. Niwe bashaka gukorera ibyo byose gusa ntabwo bari bakamumenye. Ako kanya imiryango yarakingutse hinjira umukobwa wambaye ikanzu nziza cyane ndetse y'agaciro gahambaye. Baraho ngo bahise bahindukira bose batangira kuraranganya amaso yabo bari kureba. Umusore arebye abona nyiramwiza ari gutambuka. Ako kanya kamwenyu kahise kava ku isura ye kahita kaburirwa irengero. N'umukobwa uri hano arebye arumirwa cyane atangira gukanura amaso aramanjirirwa ameze nk'aho ari kurota kuko ibintu yari kubona hano byari gitangaza. Kubwo kubona umuntu yiriho kuri ya rwego ari mu muryango niwe w'abakire kumurenzaho yahise akubera nka mbega urubwa. Ubona ko ibintu byose byamubayeho byamutunguye cyane ndetse yakomeje yibaza ni gute bino bintu bimbayeho, ni gute bino bintu bibaye. Ndakeka ari nta recap y'umunsi irangiriye ariko ndagira ngo wibaze ari wowe musore wabyitwaramo ute kubona umukobwa wanze ko yari akennye none ari kukurusha ubukire. Ubaye isuri n'umukobwa wamubabarira, ese wakemera ko mwongera mugasubirana? Tubwire muri komenti. Gusa nibagiwe gukora subscribe ku YouTube channel yacu Shafi Entertainment. Ni Shafi nk'ibisanzwe, Imana ibarinde.